Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Mu mateka ya Afurika hari amazina akomeye, amazina atazibagirana, amazina y'abagabo bahinduye byinshi, bubaka ibihe n'amateka bikomeye. Bagiye bahanga kandi bubaka ibihugu, bahindura imitekerereze y'ibihe byabo. Muri ayo mazina, izina rya Shaka Zulu rihagaze ku mwanya udasanzwe. Shaka ntabwo yari umwami gusa, ntabwo yari umunyantambara usanzwe, yari umuyobozi wahinduye imikorere y'ingabo, wahinduye imitekerereze kandi akagira uruhare rukomeye mu guhindura amateka y'akarere kose ka Afurika y'Epfo. Uyu munsi ku Burezi Official TV tugiye kureba ubuzima bwa Shaka, uko yavukiye mu buzima bugoye, uko yakuze ahura n'ibibazo, uko yageze ku butegetsi, uko yabaye umunyantambara ukomeye, n'amasomo abayobozi b'iki gihe bakwiye kwigira ku buzima bwe. Ngwino tugende dusubira inyuma mu mateka tumenye neza Shaka Zulu uwo ari we, umunyabigwi wanditse amateka na n'ubu akigwa mu bihugu byinshi bya Afurika. Shaka Zulu yavutse ahagana mu mwaka w'1787. Se yari Senzanga Kona, umuyobozi w'umuryango w'Abazulu. Nyina yari Nandi. Ubuzima bw'uyu mwana bwatangiriye mu bibazo. Ivuka rye ryishimiwe na se ndetse na bamwe mu muryango we. Nandi n'umwana we Shaka bahuye n'ivangura n'itotezwa. Kubera ayo makimbirane, Nandi yaje kwirukanwa ajyana n'umwana we. Shaka yakuriye mu buzima bwo kwangwa no gusuzugurwa. Yakuze azi icyo ari cyo kubaho utishimiwe, utizerwa kandi ugaragazwa nk'udafite agaciro. Ariko aho kumuca intege, ibyo byamubereye isomo rikomeye. Yize kwihangana, yize kwirwanaho, yize kwiyubaha, yiga kwiyubaka mu gihe abandi bamushidikanyaho. Mu buto bwe, Shaka yagiye kuba mu bwoko bw'Abamutetwa buyobowe na Dingiswayo. Aha niho yatangiye kumenyekana nk'umusirikare udasanzwe. Mu ngabo za Dingiswayo, Shaka yagaragaje ubuhanga budasanzwe. Yari muremure, akomeye kandi afite umutima udacogora. Shaka yagiraga imbaraga n'ibizigira bidasanzwe mu zindi ngabo zose z'uwo mutware Dingiswayo. Mu buzima bwe bw'ingabo, Shaka icyo yakoze kitari gisanzwe ni uko atemeye gukurikiza gusa amategeko yari asanzwe. Yatekereje ku buryo bwo kunoza intambara. Mu gihe abasirikare bakoreshaga amacumu maremare yo gutera kure, Shaka yatekereje ku icumu rigufi ariko rikomeye ryifashishwa mu kurwana hafi. Iri cumu ryitwa Ikriwa. Yanahinduye uburyo bwo kwirwanaho. Aho gukoresha ingabo zoroshye, yashyizeho ingabo zikomeye kandi nini zibasha gukinga amacumu neza, zituma abasirikare barushaho kwirwanaho no kwirinda. Shaka yanashyizeho imyitozo ikomeye. Abasirikare be bakoraga imyitozo idasanzwe: kwiruka intera ndende, kurwana nta nkweto no kwihanganira ububabare. Ku bwa Dingiswayo, Shaka yabaye umwe mu basirikare b'ingenzi. Se wa Shaka, Senzanga Kona, amaze gupfa ntiyamusigiye ubuyobozi, ubutegetsi bwahawe undi mwana. Ariko Shaka ntiyacitse intege. Afashijwe na Dingiswayo n'ingabo ze, Shaka yagarutse mu bwoko bw'Abazulu. Yakuye ku butegetsi wari wabufashe maze aba umuyobozi w'Abazulu atyo. Aha rero niho amateka yahindutse. Abazulu icyo gihe bari umuryango muto udakomeye cyane. Mu gihe gito Shaka yabahinduye ubwami bukomeye butinyitse mu karere kose. Shaka ntabwo yatsindaga kubera ubwinshi bw'ingabo gusa, yatsindaga kubera amayeri. Yashyizeho uburyo bwo kurwana bwitwaga amahembe y'imbogo, the horns of the buffalo. Ubu buryo bwari bugizwe n'ibice bitatu. Hari igice cyo hagati cyahuraga n'umwanzi
imbonankubone, hakaba nanone impande ebyiri zagendaga zigota umwanzi. Hanyuma igice cya gatatu cyari igice cy'inyuma cyabaga kibitse cyangwa se kiri ku ruhande nk'ubutabazi cyangwa gukurikirana abahunga. Iyi sisiteme ya Chaka hari benshi mu bajenerali cyangwa se mu bayobozi b'ingabo bayikoresha mu bihugu byinshi byo ku isi. Iri ryari itekerezo rihanitse cyane mu gihe cye. Yanashyizeho gahunda y'amatsinda y'ingabo hashingiwe ku byiciro by'imyaka. Buri tsinda ryagiraga imyambaro yihariye, amategeko yihariye n'indangagaciro zaryo. Mu gihe gito Chaka yigaruriye uduce twinshi, ubwami bwe bwaragarutse cyane, izina rye ritangira gutinywa mu karere kose. Ariko kandi intambara ze zagize ingaruka zikomeye, abantu benshi barapfa, abandi barahunga, akarere kose karahinduka cyane. Ibi byiswe mfekane, bivuze igihe cy'imivurungutano n'intambara zikomeye. Chaka yari umuyobozi ukomeye ariko unakomeye ku mategeko. Yizeraga ko igihugu gikomeye kigomba kugira disipurine, kikagira ubumwe, kubaha amategeko, kwigira no kwitanga. Ariko nanone amateka agaragaza ko uko imyaka yagiye ishira, Chaka yarushagaho gukomera no kugira ubuyobozi bukaze cyane. Nyina Nandi amaze gupfa, Chaka yagize agahinda gakomeye. Amateka avuga ko yashyizeho amategeko akomeye cyane y'igihe cyo kumwunamira. Bamwe mu bayoboke be batangiye kumubona nk'umuyobozi ukabije ndetse w'umunyagitugu. Mu mwaka w'1828 Chaka yishwe n'abavandimwe be babiri, Dingane na Mlangana. Bamwishe bamushinja gukoresha ubutegetsi nabi no kubayobora mu buryo bw'igitugu. Urupfu rwe rwasoje igice gikomeye cy'amateka y'Abazulu, ariko izina rye ntiryapfuye. Chaka yasize umurage ukomeye mu mateka ya Afurika. Chaka Zulu atwigisha byinshi birimo kumenya ko ibigeragezo atari iherezo. Yavutse mu buzima bugoye, arasuzugurwa ariko ntiyacitse intege. Abayobozi bagomba kumenya ko aho utangiriye atari uzarangirira. Guhanga udushya n'intwaro yahinduye uburyo bwo kurwana. Abayobozi b'iki gihe bagomba guhanga udushya aho gukurikiza gusa ibya kera. Disipurine ni ingenzi. Chaka yubakiye ku myitozo, ku mategeko akomeye. Nta buyobozi bukomeye bubaho nta murongo, nta mategeko. Imbaraga zidafite impuhwe zishobora kukugusha. Mu mpera z'ubuzima bwe, ubuyobozi bwa Chaka bwarakabije, afatwa nk'umunyagitugu. Bwatumye atakarizwa icyizere n'abantu be, baba ari nabo bamwirangiriza. Abayobozi b'iki gihe bagomba kwiga ko gukomera ari byiza, ariko impuhwe n'ubwenge mu gufata ibyemezo ari ingenzi kurushaho. Chaka Zulu yari intwari, indwanyi ikomeye, akaba umunyabitekerezo n'umuyobozi wahinduye amateka. Amateka ye yatwereka ko umuntu umwe ashobora guhindura amateka y'akarere kose. Yatwigishije ko imbaraga zishingiye ku ntego zishobora kubaka igihugu, ariko anatwereka ko ubuyobozi butagira uburinganire bushobora gusenya ibyo bwubatse. Aya yari amateka ya Chaka Zulu. Niba wakunze iyi documentaire, komeza gukurikira Uburezi Official TV, aho tugusangiza amateka, ubumenyi n'amasomo yubaka ubuzima. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Turabakunda cyane. Ciao ciao.